kubuntu turabyibutse twabyibutse mwami w'abantu twibutse neza yawe mu nzira Imana ikwiye icyubahiro amavi yose azatura kuri umwami nicyo turi Imana irambwira ngo mbabwire ngo ije gutwara umugeni niko Imana yabantumyeho irambwira ngo mbabwire ngo musenge kuko Imana ije gukura urukungu mu masaka babyeyi mufite abana b'inkumi mubatoze kwambara ugasanga umwana muhuriye mu nzira yambaye mini umwana ugasanga nta burere ukabona umwana aragenda yanitse amatako mwarangiza mukirirwa mubeshyera abasore bacu nibirara kubera ko n'abakobwa birirwa babereka amatako arabura amatako kuyabikira umugabo uzamurongora jya mbivuga byose ndababwiza ukuri ntahe niko nababwiye bati rwose umusore runaka mfatimwe yamufashe kubera ko nawe ubwambure bwe ntago yabwambitse abantu ukabona ngo isi niba ari mu bantu bagende mu modoka nziza mbamo nushaka ubutunzi uzabutunzi utumbire Kristo azaguha ubutunzi butagira umugesi azaguha ubutunzi budafite indi mpamvu ibyo byose ndi kubabwira babiteje nkanuye ibintu byose wakora Imana itabifitemo uruhare umenye ngo nta hantu uri kuva nta n'ahandi hantu uri kujya icyo Imana iri kubashakaho ni ugukizwa ushobora kuba uri gucira imanza ari uzaba ugutangamo uri mu mandazi ikintu kimbabaje ni uko indaya n'abasinzi aribo bari kumenya Imana nibo bafite yanashakaga amafaranga namwozaga ibirenge icyo nashakaga naragiharaniraga umugabo iyo wamwogeje ibirenge akumenera amabanga ye yose arakubwira buri kimwe cyose narangiza hamucunga atareba yari afite akantu kameze nk'akamarete ibintu ndi kubabwira bizaca kuri YouTube bizubaka abagore sizi impamvu Imana bizanye ngafata briefcase ashyiramo ibi bintu bita kapote nafite umushoferi nabitumaga Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Hallelujah 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 Amona kwenda Yesu kukana nigana Amona kwenda Yesu kukana Amona kwenda Yesu Imana yubahwe muri Jovanisi yego Imana yacu yamamare twagiye aba bagabo mupfukamira Imana ikwiye icyubahiro amavi yose azatura kuri umwami nicyo turi kuvuga nawe amavi yose azatura kuri umwami nicyo turi guhamya haleluya twagiye akanyuma
twibutse ko watwibutse, twibutse ko watugabuye twari dushoboye, twibutse ko waduha agakiza ku buntu, turabyibutse, turabyibutse, twabyibutse mwami w'abantu, twibutse neza yawe mu nzira, twibutse neza yawe mu nzira, twibutse neza yawe mu nzira, twibutse, twibutse warinze abana ku mashuri, twibutse warinze itorero, twibutse wadukirije kovide, twabyibutse mwami, twabyibutse Jehova, twabyibutse kwiyumanganya byatunaniye, imirimo yawe turusha imbaraga, twabyibutse, twabyibutse Yesu, twibutse imirimo ihambaye, twibutse ineza yawe, twibutse abo wishyuriye amakredi, twibutse abahaye agakiza byari bikomeye, twibutse ko wubatse umurimo wawe, twabyibutse Yesu, twabyibutse akanyuma, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Zamura, 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 Amen. zamura, 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 Yesu, zamura, zamura, Yesu, zamura, 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 Yesu, zamura, 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 Yesu, zamura, zamura, zamura. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Zamuka, 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 zamuka. Zamuka, zamuka. Sawa, sawa. hejuru, hejuru, hejuru. Sirimba, 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 sirimba. Sirimba, 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 sirimba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sema hallelujah. Wagale hallelujah. Useme hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Oh! Hallelujah! Yesu! Tuguhaye icyubahiro! Icyubahiro ni icy'Imana! Icyubahiro ni icy'Imana! Icyubahiro ni icy'Imana! Oh, hallelujah! 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 Hallelujah, Yesu! Hallelujah! Oh, hallelujah! 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 Twibutse ineza yawe, twibutse ineza yawe mu nzira, kwiyumanganya byatunaniye, twibutse ineza yawe, twibutse ko waturize, twibutse ko waturengeje kovide, twibutse ko tutapfiriye gushira, Mana twibutse ko ukiduhindiye mu murimo wawe, twibutse
turabyibutse kugira agase kuri Jehova n'isi. Mana turabyibutse imitima yacu ishimwe ryarishije ibiro. Niyo mpamvu tugushimye, niyo mpamvu tugushimye. wabanye natwe, wagize neza, wagize neza, tuguhimbarisha wagiriye neza abantu bose bicaye hamwe, icyubahiro cyawe wabagiriye neza mu miryango yabo, utambiye wabagiriye neza. Mana wumva ko tugushimye, tukuzamuriye ishimwe, biguhumure mu mubavu, humura neza, witwemere kibe igitambo kikuzamukira imbere, kikubera umubavu guhumurira. Amashimwe yacu mwami, duteze amatwi, haleluya, icyo uvugana natwe, haleluya, turakwiringiye mu izina rya Yesu. haleluya, haleluya, Rakoze. haleluya, Amen. haleluya, haleluya, haleluya. Mwami w'abami, hari abasore warinze barindira mu bizu bituzuye, baratawe n'imiryango, babyibutse. Mana wagize neza, wagize neza, waturokora urupfu rukomeye, wagize neza, wagize neza. Akira amashimwe, tujya tubura uko tubivuga, tujya tubura uko tukwamamaza, tujya tubura uko tubirangurura kugira ngo byumvikane. Mana amashimwe yaturushije imbaraga, amashimwe yaturushije imbaraga, amashimwe yaturushije imbaraga, amashimwe yaturushije imbaraga. Yesu, Yesu wagize neza, wabereye maso umurimo, wabereye maso abizera, wabereye maso itorero ryawe. Mana turagushimye, waduhagazeho mu buryo bwose bufatika, warwanya intambara tuzi nizo tutazi. Mana wakira amashimwe, watubereye maso, waratuvuganiye. Oh haleluya, Mana turagushimye, twarimo tugushima, twarimo tuguhimbaza, tugukomeye amashyi menshi ku izina rya Yesu. Amen. 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 Fire. Yes. Amen. Amen. Mutuze twakira umukozi w'Imana. Mubyigane na byaho mu ntebe. Oh haleluya! Oh Mana ushimwe, Mana ushimwe. Dushimiye Imana, dushimiye Imana ko uyu munsi yemeye ko duterana. Dushimiye Imana, dushimiye Imana. Mucecekere muri izo ntebe ni ukuri, nimushaka muzitigise mucecekere aho ngaho. Amen. Dushimiye Imana, Imana yaturarikiye umukozi w'Imana, yaturarikiye umukozi wayo. Yesu nashimwe. Tugiye kwemera ko buri muntu avuga uko yiyumva cyangwa avuze induru ye, ntabwo twataha kandi twamurira umwanya. Yesu nashimwe. Mureke twakira umukozi w'Imana, twagirira umugisha wo kubana
na mama w'amahanga njyewe muzi ku izina rya mama Mugisha. Twarabimusabye arabitwemerera, harimo kwigomwa, harimo no kwitanga, harimo no gufata umwanya we. N'ubundi abafite izindi gahunda ariko umwanya we yawuduhaye ngo tubane hano. Ndagira ngo twese twagure imitima yacu, hanyuma umwuka w'Imana tuganze, twakira icyo umwuka w'Imana yatuzaniye. Amen. Haleluya. Njye ndumva nafashijwe, ndumva nanyuzwe, ndumva nishimye, ndumva navuza induru, ndumva nakora kiribite. Umunezero w'Imana wanganjije. Amen. Mureke rero muri ibyo munezero, muri uwo mucyo mwiza, twakira umukozi w'Imana atubwira icyo Imana ashyize ku mutima we. Turamwakiriye, dukomera Imana amashyi menshi. hashobora kuba hari abantu baje namaze kwivuga. Nitwa Uwantege Claudine. Iyo amazina yanjye aba ku byangombwa y'ababyeyi banyise, hanyuma mfite abana 4 b'abahungu. Nkunda Imana nkakunda n'abantu bayo. Turebe ko mu materaniro hari abantu banze. Hago munsi. Ariko Jovanis ni inshuti zanjye. Nimwe mutari munsi. Mushumba wanyu ni inshuti yanjye cyane. Kandi ari mu bantu bankora ku mutima. Mufite umubyeyi muzima utarandura. Ni muzima kandi nta nubwo ateze kwandura. Afite umutima wujuje kuragira umukombe. Nkagira n'abandi bana benshi mu buryo bw'umwuka hirya no hino. Nkunda kuvugira Imana biterwa n'ahantu intumye. Nanjye nisanze ndi muri ibi bintu by'Imana, nuko yampamagaye. Hanyuma papa w'abana yitabye Imana, yapfuye 2018. Ubwo nuko yabishatse, nta wundi murimo nkora, jye nkora uyu murimo. Suko hari ibindi ntakora, ariko mbwirira mugenzi wawe ngo ujye guhombya kugira ngo ikubone. Ntabwo ari uko tutize, ndagira ngo mubyumve neza. Mukanya nijoro umuntu yankoreye surprise, arambwira ngo ndashaka kuba zitike y'indege ijya muri Isiraheli. Ndumva ushaka ko tujyana ku gituro cy'umwami. Muzaharanira ishyaka. Yesu iyo umukunze hari ibyo wemera kureka ukamukurikira. Yavuze amagambo akomeye aravuga ngo kunkurikira ni ukwiyanga. Ejo utazabona abakozi b'Imana ngo ntago bakora ngo babuze ubwenge. Oya, hari igihe ibyemera, ariko mu gihe yo izi twebwe tutazi ikaduha iby'umubiri, ariko akenshi dushaka mu byayo. Mutumva rero ngo yampamagariye bino bintu, ntago ari uko ntize, ntabwo ninjiye muri ibi bintu nje gusengera ibyo kurya. Oya, ngewe nashakaga agakiza. Intumaho umuntu irambwira ngo genda umubwire ngo natankorera azankorera ari mu kagare. Ejo mutazabona abakozi b'Imana bahagaze imbere yanyu. Imana ijya ibyemera. Nawe ifite akazi keza, papa w'abana yari afite akazi keza, ibintu byose biratezwa biragenda, ariko irambwira ngo nzagutunga. Ngejeje ku biro 94. Ejo nibwo nipimye, mbaza Imana nayo ibiro ko ntigeze mbitunga mfite urugo. Ngirira mugenzi wanjye Imana ijye guha agakingirizo. Mushobanya avuze ijambo numva ninjye ari kuvuga. Nabyaraga sinarenzaga ibiro 84, ariko ngeze kuri 94. Ubundi sinarenzaga ibiro 70 cyangwa 65, naho sinigeze mparenza. Imana igitanga umubiri utari uw'ibiryo.
ikaguha umubiri kuko utisize amavuta ahenze. Mbwirira mugenzi wawe ngo ni amavuta aba aturutse mu ijuru aba ari kuri wowe. Iyo uriho ubwiza bw'Imana, Imana ivuga utaravuga, kuko ugiye kuvuga wowe wakwisobanya. Ntabwo nzi ko iki kintu mucyumvise. Emerera Imana ube icyo ushaka kuba uba cyo. Wowe wihagarara kugira ngo ujye kwivuga, reka yo yivuga ibigwi. Nujya kwisobanura uzisobanya. Yanshyizemo ibintu byayo, nemera kuyikorera no kuyikurikira. Mvuga aho ishatse kunjyana niho njya, ariko nukundira Imana ukayikorera, izagutereka ku ntebe umuryango wawe utigeze wicaraho. Izakwicazanya n'abakomeye, izaguhuza n'abantu imiryango yawe itigeze ihura nayo. Izagukunda urukundo mubyeyi wakubyaye atigeze agukunda. Ikintu nkundira Imana ntabwo yumva amabwire. Icyo nyikundira yatuyeho umuntu atatega indege ngo arayisanga. Nujya guteranya umuntu uzanitegure ko mu gihe cyayo uzisobanura, kuko ibyo wavuze uzabisubiramo. Nta muntu ujya uhangara umuntu Imana yasize amavuta. Ntabwo nzi impamvu iryo jambo rije. Nutegura intambara zo kurwanya umuntu wasutswe amavuta, uzanitegure amaguru azagusubiza inyuma, kandi uzabisobanura. Nuko nujya kwisobanura uzisobanya. Mbwirira mugenzi ngo rinde icyo Imana yashyize muri wowe. Iyo uri umuntu ukunda gusenga, ujye ubwira Imana ngo Uwiteka ndumva nkeneye isengesho riturutse kuri wowe. Uyisaba amagambo y'ubwenge. Kubera yuko turi mu bihe bigoye, turi no mu bihe biruhije. Abaririmbyi baririmbye, nafashijwe. Ese njya menya gusirimbira Imana ariko ndafashwa. Hari ijambo rivuga ngo muririmbyi burya iyo ari kubyinira Imana basenze kabiri. Ibi bintu iyo ubikoze neza Imana iraguhemba. Iyo ukoreye Imana ukayikorera uko iguhamagaye, buriya ntihazagira umuntu ukubeshya. Yankunda kubibwira abakozi b'Imana, umuntu akakubwira ngo ndahanura. Guhanura ni byiza, ariko sigasira imbuto Imana yashyize muri wowe kugira ngo utamena amavuta. Aka gakiza mubona duhabwa ntabwo wajya muri Simba, nta nubwo wajya muri Nakumati, kuko nizo alimentation dufite muri uyu mujyi wa Kigali. Banza witoreze aho ababyeyi bawe bakurereye. Numara kwitoza mu burere ababyeyi baguhaye, ubwira Uwiteka ngo ndashaka ko usigasira imbuto washyize muri jye. Za mbuto mushumba nuko niko kuri kandi. Nukuvuga ngo za mbuto ziba muri twebwe arizo zikomoka ku babyeyi batureze, zizaza zisigasira impano z'Imana. Nurangiza ubwira Imana ngo Uwiteka ndashaka kuvuga iki kikuvuyeho.
za mbuto ababyeyi babashije kukubwira cyangwa se mu burere ababyeyi baguhaye zizasigasira za mpano. kandi ibi bintu ntazagira umuntu ukubeshya nta muhanga. Uhora ubwira Imana ngo ndi umuswa mu byawe, ndumva ashaka kugendera ku birenge byawe. Mukozi w'Imana utazemera kugendera ku birenge bya Kristo, uzamenye ngo waguye. Naho yavuga amagambo nk'ay'abanyabwenge bizi, ibi bintu nta bwenge bubamo, bisaba guca bugufi. Ntago nzi impamvu ayo magambo ari yabanje kuza. Ndi mu bantu bakunze guhura n'abantu pe, ariko hari ibintu byinshi mbona nkabwira Imana ngo ndumva ashaka kugendera ku birenge byawe. Iki kibuga kimaze kugwamo abantu benshi, ndabeshya abakozi b'Imana. Mana yarutse kumbwira ngo hari abatiyita abakozi banjye ariko bameze nk'intumbi. Ujye usenga ubwira Imana ngo ndumva ashaka kugendera ku birenge byawe. Kandi ibi bintu nta muhanga ubibamo. Icyo usabwa ni ugukiranuka, kubera yuko hari aho bigera Kristo mukinjirana no mu rupfu, aho umubyeyi mutajyana ariko Kristo murajyana. Mugerageze kwiyoroshya, mugerageze. Ntago nzi impamvu ibyo bintu ari byo bije. Ujye ubwira Uwiteka ngo Uwiteka, ndumva ashaka uyu munsi kukubona kurenza uko nari nsanzwe nkubona. Ndumva ashaka kukubona kandi unyereke mu maso hawe. Nuyitumira Imana izaza bitewe n'ukuntu mubanye. Imana yemeye ko mba gutyo nk'uko nabibabwiye, mvuga iby'Imana imbwiye. Njya nyibwira ngo uzandinde kukongerera cyangwa se kugabanya, ahubwo ujye umpa kuvuga iby'umbwiye. Kubera ko uru rugendo nta muhanga. Icyo mbasaba abakozi b'Imana, mujye mubanza musenge mubwire Imana ngo turumva dushaka ko tuyobora. Umwana uyobowe amenya ahari kujya, kuko umwana uri kumwe n'umubyeyi ntabwo ayoba, ariko iyo wiyoboye urayoba. Nubwira Imana bantu benshi baguye i Kanani, bantu benshi baguye i Kanani, kumva umuntu arimo aravuga ngo jyewe Imana yaranshubije. Barakubeshye, wicaye muri pirate. Ntago umuntu uri Kanani azamura intugu, ahubwo asengera abasigaye inyuma cyangwa akabafata amaboko akabakurura. Ntago umuntu ugeze i Kanani avuga ngo nageze iyonjya. Ntazagira umuntu ubabeshya. Ubwira Uwiteka ngo Uwiteka, ndumva ashaka kukubona mu bundi buryo, kandi uyijya imbere wiyejeje. Kera ngo iyo wajyaga imbere y'Imana utiyejeje wagahera, ariko ubu ngubu basigaye babipirata bakabitwara uko bashaka. Ubwira Imana ngo Mana ndumva ashaka kugenda uko ushaka. Yayo impamvu mbabwira ibi bintu, mbeshejweho no gusenga no gukora umurimo wayo. Ariko suko ntazi gucuruza, suko ntigeze nicara no mu biro. Ibyo bintu mbabwira narabikoze, kuko inama amagara arambwiye ngo ndagushaka mu nzu yanjye. Ejo utazibwira ngo abantu basenga Imana n'abaswa n'abahanga, ahubwo ifata bya bintu by'ubuswa ikabibaterekamo kugira ngo abanyabwenge batirata iki ubwenge bwabo. Yafashe ibipfu byabo irangije ibiduterekamo, kuko niho idushaka. Mwemerera Imana ibakoresha. Yabwiye Petero iramubwira ngo nzakubakira inzu ku rutare, kubera ko Petero yarazi amagambo yajyaga aganira na Yesu. Iramubwira ngo nzakubakira inzu ku rutare. Yesu iyo umubwiza ukuri areba umutima.
ntago areba fesi y'inyuma. Kandi nushaka kugirana ikiganiro n'Imana no kwambarana alliance n'uyu mugabo Kristo, uzamubwiza ukuri. Yiramanuka ikirebera mu mutima, ntabwo ireba ibyo wavugishije umuntu, kubera ko imenya n'ibintu duhishe imbere ndani mu mutima. Kandi ubaye uri umunyabwenge, wareka gufata ibintu by'Imana ukabigira ibicupuri, ahubwo ugafata ibintu by'Imana ukabiha agaciro. Kabwira Imana ngo Uwiteka, shobozwa nawe imbaraga. Bwira Imana ngo Uwiteka, ndumva nkeneye kukubona, kandi nkubone mu bundi buryo. Mbonye abana bari kubyinira Imana, numva ndafashijwe. Muririmbyi araririmbye aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana azabeshwaho no gusenga. Ibi bintu mubona dukora bitubamo biragenda bikajya mu bana. Iyo bibaye byiza bikaba umubyeyi uzi kumenekera Imana no kubana n'Imana, ibi murimo biragenda bikinjira mu bana. Mfite umwana iyo yakoze amafuti ahita ambwira ati bwira Imana yawe indondora. Ati ndabizi, sinjya nkubeshya. We yatura ntaranavuga ati mama urabizi rwose nakoze ibi byagenze uko rwose urambabarira. None se ko mbona abandi baturuka bahimbabazi, jya ntabwo. Mujye mutoza abana gusenga. Gusenga ni byiza, biragenda bikinjira mu bana. Uko niko kuri, ntago ushobora kumuha ikinini utamusengeye, ntago yabikwemerera. Bishatse kuvuga ngo ikikurimo kiragenda kikinjira mu bana. Mbifurije umurage mwiza wo kuraga abantu banyu gakondo ijya mu bwami bwo mu ijuru, kubera ko nta kindi dukorera. Ushobora kubura iby'isi ariko Imana ikazakwambika ikamba. Kuko reka mbabwize ukuri, ntazagira umuntu ukubeshya. Uzisengere ku giti cyawe. Ni byiza gusengerwa, ariko no kwisengera bigira agaciro. Kuko buriya muganga ashobora kukuvura, ariko niwe ushobora kwishimira aho ubabara. Uko niko kuri. Imana ibaha umugisha rero. Nuko amazina yanjye nyine nayababwiye, hanyuma ngiye kubabwira ijambo ry'Imana no kubabwira icyo Umwuka w'Imana yabantumyeho. Kandi ndabizi neza ko turi bubane. Mfite ijambo rifite umutwe w'amagambo rivuga ngo gusigasira imuri, cyangwa se kwitwararika ku itara ry'itabaza Imana yashyize muri wowe. Gusigasira imuri cyangwa se kumenya uwo uri we. Imana irambwira ngo mbabwire ngo ije gutwara umugeni. Niko Imana yabantumyeho. Irambwira ngo mbabwire ngo musenge, kuko Imana ije gukura urukungu mu masaka. Irambwira ngo ntabwo izakomeza kuruhanya n'umwana w'umuntu. Murihangana, jye nuko nahamagawe. Ndi umuhanuzi pe, kandi buriyo nkubwiye aba ariyo mvuganye nayo. Irambwira ngo iyeze kuko utazi umunsi n'isaha. Irambwira ngo mbabwire mumesure ibishura byanyu. Kubera yuko hari abantu bamaze kumenyera Imana. Kandi uyu mwaka ni umwaka Imana ije kukibarana n'abarokore. Nimba uyisenga mu kuri irabizi, wijya kwisobanura, kuko ni wisobanura uzisobanya. Kimana gushakaho no gukizwa gusa. Twihuse tujye muri Matayo 25. Umusomyi mwiza wa Bibiliya ndagira ngo amfashe. 25.
kubera yuko ndashaka kubabwira ngo mwezwe ku gatoya no ku kanini, mukizwe mu ngo zanyu, ntazagira umuntu ukubeshya urusengero rwa mbere n'umutima wawe. Musomyi mwiza, tugende Matayo 25. Nushaka uhere ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Yego. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo bari abanyabwenge. Muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta. Yego. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Yego. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanduzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma ba bakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Iri jambo ni ijambo ryiza kandi ni ijambo rikomeye. Ngo ariko nijoro mu gicuku ngo hariho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka babonye amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amavuta yacu azima. Ariko abanyabwenge barababwira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Aho niho nshaka tuganira. Abakobwa 5 b'abanyabwenge, no kuvuga ngo ni abakobwa babaye maso barasenga. Ni abakobwa bahamagawe baratoranywa, bamenya gusenga icyo ari cyo, bamenya Kristo uwo ari we. Abakobwa b'abapfu baraza batari ku bundi, mwaduhaye kuri ayo mavuta. Hari abantu tugira mu nsengero, akaba mu rusengero, mu bahanuzi barahari, mu bakozi b'Imana, ariko ntagira untera ibisongo. Ndavuga iki Imana yantumye. Mu bahanuzi barahari, mukajyana no gusenga. Ariko hari ijambo rivuga ngo mwene nk'aba muzabamenyera kuki? Ku mbuto zabo. Abo nibo twita babandi bajya mu bahanjuzi. Igihe cyose iyo wasanganye n'uwo muntu ujya mu bahanjuzi, usanga ibintu muri kuvugana ntabwo muhuza. Ugasanga buri gihe cyose ni umuntu uhora guca intege. Njya numva ngo hari ibintu byateye, ariko mwebwe simbibifurije. Ngo hari abantu bajya baterera imisozi bakajya kuzirika iby'abandi. Nta muntu uzirika umunyamugisha.
nta muntu uhangara uw'Imana yamaze kwimikisha amavuta. Niba ari mu bantu baziritswe mbamo, hari n'abafashe umusaraba barashyingura, ikajya imbwira ngo baragushyingura, ariko nubwo bagushyinguye sinari kumwe nabo. Ni rya jambo Yesu yavuze, yaravuze ngo ibyo barabikora nk'abihorera, bakibwira ko mpanye nabo. Icyo usabwa no kujya mu bakobwa 5 b'abanyabwenge ugacunga izamu ryawe, kubera ko umukwaraje ngo barangije ngo barababwira ngo ngo mwaduha kwaya amavuta, kandi bose bararanye amajoro. Ugasanga umuntu yaje gusenga ariko afite undi mutima. Mana ntabwo ireba titire, ireba umutima umenetse. Ntazagira umuntu ukubeshya, nubwo jyewe mama Mugisha bahagaze imbere mvuga ubutumwa bwiza, ariko ntari gukora icyo Imana ishakaho, nzabibazwa. Nagira ngo mbabwire ngo yashaze aje gusaka ahantu hose waba uri, icyo usabwa ni ugukiranuka. Cyane nkavugana n'igitsina gore, ni mwebwe muba inzabya zoroshye. Mwihangane, yemaze iminsi nkora ubushakashatsi mu barokore. Mana imaze iminsi mbwira ngo abagore ngo bagushije abana b'abasore. Abagore bakuze, abakobwa nabo bakisangira bya bisaza. Mana irapfushije, Mana irababaye. Nababwiye ngo ibi bintu dukora tuzabibazwa, hari urubanza. Ngo hanyuma ngo abakobwa 5 b'abapfu ngo bagarutse ngo basanga ngo urugi rwamaze kwibana. Ngirira mugenzi wawe ngo ntabwo uzi umunsi n'isaha, usabwa no gukizwa. Ugasanga umuntu n'umukristo tumugira mu rusengero arajya mu bapfumu ngo barananiwe. Ugasanga umuntu turamutunga mu rusengero, niwe wirirwa agambanira pasiteri, niwe wirirwa agambanira abakozi b'Imana. Nagira ngo nkubwire ngo nta muntu uhangara umuntu Imana yamaze kwimikisha amavuta. Kandi nagira ngo nkubwire ngo umuntu ahamagarwa ukwe naho wamukura mu mwanya, ariko imbere y'Imana ntabwo uzamuterura. Birabasaba gukora ibyo Imana iri kubashakaho, icyo cyonyine. Abakobwa b'abahanjuzi tubagira mu rusengero, njyewe hari n'abantu njya nitaye indungurutsi n'isesezi. Ikintu kizakubwira indungurutsi inshuro nyinshi, uzasanga imico y'indungurutsi ntawe muhuriye. Mu baririmbyi babamo, mu bika byose babamo. Ikintu kizakubwira ko watoranyijwe, bazarwanya inyenyeri yawe, ariko ntabwo bazarwanya ikikurimo. Umuntu aherutse kumpamagara arambwira ngo mukozi w'Imana, barakumbwiye barambwira ngo ugira amahane, kandi n'umushumba mugenzi wanjye. Ndamubwira nta mahane ngira, ngwa neza pe, ntibiterwa nuko nabyutse cyangwa se Imana yantumye ku muntu, ariko ubundi nta mahane ngira. Jewe nkubwiza ukuri, ntago ndi muri babashumba bamwe babona uri umusambanyi akagenda atabikubwiye. Hari abantu njya nkunda kubwira ngo hari igipande gikizwa hari n'igidakizwa, kandi uko niko kuri. Ariko ndashaka yuko nimba uri hano mu rusengero, pastor ashobora kuterekwa, bandi bakozi b'Imana ntiberekwe, ariko ndashaka ko dukizwa tugatumbira umusaraba. Niba mwari muzi ibintu biri kubahiga,
mwagagombye kumeneka mugakizwa. Yani uyu munsi niwo munsi wawe wa nyuma. Mufite abantu bafite experience bazi kugendana utuntu two mu mishumi. Ume kuva hano neza sicyo cyanzanye. Barangiza ngo baje gusiga abantu. Ndashaka kukubwira ngo nta muntu uhangara w'Imana yimikishije amavuta. Yewe ndababwiza ukuri ntahe. Nyabarongo barayibaga ati Nyabarongo kuki wica abantu ati nica abanyizaniye. Nanjye nisanza. Bindi ntimubimbaze. Uraza kwirirwa ushaka kuzimya abakozi b'Imana. Never. Nagira ngo uzapfa nabi. Tugende niyo wari uri kunsomera. Tugende mu Byahishuwe 22 uhere ku murongo wa 12. Muri hangana uyu munsi turakoresha icyanditswe. Ibintu byose wakora nta gukizwa never. Barakubeshya. Byahishuwe 22 uhere ku murongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ego. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Yego. Ndarufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Yego. Hahirwa abamesera ibishura byabo. Yego. Kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure muri rwa rurembo binjire, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Njyewe Yesu numye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Ninjye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we, kandi ninjye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Icarira Imana iguhe umugisha. Amen. Ijambo 12 aravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Ndi Arufa nkaba Omega, ndi uwa mbere kandi nkaba n'uwa nyuma, ni gitangiro nkaba niherezwa. Ngo hahirwa abamesura ibishura byabo kugira ngo bemererwe kugera kuri cya giti cy'ubugingo kandi banyure muri rwa rurembo binjire muri rwa rurembo. Hari ikintu kimwe ngira ngo mbabwire. Ntihazagira umuntu kubeshya. Dufite ahantu tuzaca kandi buri muntu wese afite amarembo azanyuramo. Icyo usabwa ni ugukizwa ugakiranuka ukagira ibintu wiyambura ukagira igomwa wowe ubwawe ugakizwa ahagaragara ugakizwa n'ahatagaragara. Nagira ngo mbabwire ngo buri muntu wese ibyo yakoze hari aho ugiye kugera bipimishwe ikiganza cy'Imana, kandi ntabwo Imana izatuma yizimanukira. Covid ijya kuba nigeze mbwira abantu, ndababwira ni mbonye Imana mu mujyi wa Kigali ikandije gusaka kandi mbonye benshi mwinjira mu rugo. Nagira ngo mbabwire ngo iki kintu nyibabwire. Hari igihe uzibeshya ngo ugiye kuri Jehova Nisi usanga urugero rurafunze kandi ndahanuye. Hari igihe uzibeshya ngo
ugiye kureba pasiteri nawe ari kurwana n'ibye. Hari igihe uzibwira ngo ugiye kureba umuhanuzi runaka usange ngo byasubiwemo. Mana yambwiye ngo mutangire gusenga buri muntu ku giti cye, kandi amazi ntabwo ari yayandi. Urihangane umunsi ndababwiza ukuri, uko yantumye nuko nyine. Mana ntabwo iyobowe ko igomba kukugaburira. Noneho tugira ubuntu dufite na leta idukunda, ejo bundi yagabanyije ibyo kurya. Mana ahita azatugaburira ni hehe? Ica mu buyobozi budukuriye. Icyo usabwa ni ugukiranuka. Imana iragabura, Imana irambika. Hari igihe kizagera nze mbaho ubuhamya yango murebe ikintu cyitwa umubiri cyari cyo, cyangwa se ari mujya musengera amafaranga. Nshobora kuba naratunze amafaranga jyewe ntashaka kukubwira n'umubare, ariko ijye mbwira ngo nzaguha ubutunzi burenze ubwo wari ufite. Ubutunzi bwa mbere n'ubwo gutunga Imana, gatinya icyaha n'igisa nacyo. Mfite umuryango mvukamo ndawukunda, ariko njya mbabwira ngo nimudakizwa muzabibazwa, kuko bumva ko gutunga ubutunzi ari bwo bwa mbere, ariko ubutunzi nubwo gutunga Imana. Mbwirira mugenzi ngo gutunga Imana ni by'agaciro. Musho umuntu agira amafaranga ati jyewe Imana yampaye miliyoni n'urugero, abantu ukabona ngo isi niba ari mu bantu bagende mu modokari nziza mbamo. Nushaka ubutunzi uzabutunzi utumbire Kristo, azaguha ubutunzi butagira umugesi, azaguha ubutunzi budafite indi mpamvu. Ibyo byose ndi kubabwira babiteje nkanuye. Arababwira gukurikira Imana mukareba nka tagisi yuzuye abagenzi. Ntago mbatutse, ariko ndi kubabwira kubakundisha Imana no kubabwira ibyiza biri mu bumana. Iyo uriho feva y'Imana, iyo uriho ubwiza bw'Imana, iyo uriho ubuntu bw'Imana, abantu baraza. Ko niko kuri mushu, mujye mubabwiza ukuri bakizwe. Imana irashaka ko muhinduka. Imana irashaka ko intekerezo zanyu, ibintu byose wakora Imana itabirimo birapfa. Ibintu byose wakora Imana itabifitemo uruhare, umenye ngo nta hantu uri kuva, nta n'ahandi hantu uri kujya. Icyo Imana iri kubashakaho ni ugukizwa. Ibintu byose wakora. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimusenge ibibasengesha bitaraza. Musenge, musenge. Yesu araje aje gutwara itorero, kandi itorero riri hehe? Mwibanga. Ushobora kuba uri gucira imanza ari uzaba ugutangamo, uri mu mandazi. Ikintu kimbabaje nuko indaya n'abasinzi aribo bari kumenya Imana, nibo bafite urukundo. Ntibigutungure kuba abantu babagutanga mu bwami bw'Imana. Cyo usabwa ni ugukizwa, cyo usabwa ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose, ngo mubanze mushakashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Babyeyi mufite abana b'inkumi mubatoze kwambara. Ugasanga umwana muhuriye mu nzira yambaye mini, umwana ugasanga nta burere, ukabona umwana aragenda yanitse amatako, mwarangiza mukirirwa mubeshyera abasore bacu nibirara, kubera ko n'abakobwa birirwa babereka amatako. Arabura ayo matako kuyabikira umugabo uzamurongora. Jye mbivuga byose, ndababwiza ukuri ntahe niko nababwiye. Bati rwose umusore runaka mfata imwe yamufashe kubera ko nawe ubwambure bwe ntago yabwambitse. Bashumba reka mbabwire ku iki kintu. Bantu bitwa ba protocol, abantu bitwa ba diakoni. Mu diakoni hari kimusaba, protocol hari kigusaba. Ugomba kwikwiza ku mutima no ku mubiri. Muri hangana ruko Imana yantumye.
ugasanga ntabwo uzabasha gutandukanya umuntu utega n'umukristo uba mu rusengero. Noneho babigize ibintu bimeze nka ntuza, ugasanga babigize nk'akadanse. Ubusambanyi basigaye baza kubukorera mu rusengero. Urihanganiye umunsi turagira ukuri. Uko Imana yantumyeho kugira ngo abana banjye bazabura ibirayi hejuru yawe. Never. Jyawe Imana yantumye kubwiza abantu ukuri. Nkeneye ko ikibyimba kikurimo kimeneka. Nkeneye ko umutima wawe uhinduka. Nkeneye ko Kristo akureba akakwishimira. Nanya akanyandikira umubyizi w'uyu munsi. Nkeneye ko amateka yawe ahinduka. Nkeneye ko ubwiza bw'Imana buza ku buzima bwawe uyu munsi. Nkeneye ko Imana ikuboneka kwishimira kuruta uko umwana w'umuntu yakureba. Abantu babahembye iki? Imana ikwishimira ni igiki waba ubaye? Imana ikwiguhemba kandi ikaguha ibihwanye n'ibyo umutima ushaka. Kandi Imana igiye kuguha ntabwo igusondeka. Mushomba umuntu yajya kuguha akagucyurira, ariko turashimira Yesu nta nyuragira. Kandi ibyo nta ningarusha. Badiyakonikazi ba protokole b'uru rusengero, mwambare mwikwize ku mitima, mwikwize no ku mibiri. Niba umuntu adashobora kwikwiza, ariko uzi protokole icyo ari cyo cyangwa diyakoni? Nigeze mbumwinginze ahantu nasengeraga, twararebaga tukareba no mu magufa. Mushumbi yarangaraga gato, twamusangaga mu biro tukamurasa. Yari umushumbi uzi guca bugufi. N'abantu b'ikigereka da ibintu baba babigira nka mbiyasi. Kandi n'umubyeyi wanjye aho ari azakurikirana iki cyigisho. No kuri n'umubyeyi nkunda. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo muvuge amazina, kuko tugomba kugira ahantu twaturutse mu babyeyi b'umwuka batureze. Yatureze neza, yadutoje gusenga, adutoza gutinya Imana n'icyaha n'igisa nacyo. Nagira ngo mbabwire ngo ibi bintu tuvugira imbere yanyu hari ahantu byandika. Kamera y'ijuru yamanutse. Kamera y'ijuru yamanutse. Icyo usabwa ni ukwisubiramo uyu munsi. Uvuga ubutumwa ariko nawe ubwibwira. Uhanura ariko nawe wihanurira. Ikintu cyose wakora muririmbyi, uyiririmbire mu kuri no mu mwuka. Uyibwire ngo Uwiteka nshoboza, ume kuzatambuka neza muri iki kibuga amahoro. Kandi ntazagira umuntu kubeshya, nta muhanga muri ibi bintu. Ukajya kumva ngo umuntu arakubwira mu myaka maze muri ibi bintu nabonye ntungwa no byo guhora nyigira kubirenya nkabwa n'Uwiteka nshoboza unyihera imbaraga. Ye ninyifatira amaboko, ujya kuyereka ngo ngura umuhanga barakubeshya. Mana yambwiye ngo musenge ibibasengesha bitaraza. Mwige gutware imuri zanyu kugira ngo amatabaza yanyu atazima. Namwe ejo mutazajya hehe mu bahanjuzi. Bwira Imana ngo nkeneye kunshanira imuri. Nurangiza uyibwire ngo Uwiteka pakwihanira kureka. Buri muntu wese burya hari umuntu ujya nkunda kuvuga ngo buri muntu wese amenya harwara. Ahubwo ubuhazi ibintu byose aho bipfira ubuhazi. Siko bimeze. Yeze kujya kubwiriza ahantu ni mu gihugu cyo hanze. Bampa gatuti ndabwiriza ngeze hagati rambwira ati hindukira urebe mu bantuza mu bashumba buri abashumba n'abantu bo kubaho. Irangije rambwe ngo rebe uriya mugabo ngo mumbarize ibi ngibi. Imana iratuzi. Hari ijambo rivuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera. Ntabwo Imana reba ati rizabanze gutumaho rimwe kabiri gatatu nutihana izagushyira ku karubanda. Ubu muri Vanessa harimo umuntu wananiranye, Imana ihora itumaho. Kavuga ngo ihana ibi. Hari igihe izagutumaho umuntu agushyire hanze usebe. Mana yambwiye ngo hano harimo abantu bamenyereye Imana.
mubiri, usuzume mu bintu uvuga, umenye nimba Imana ibyishimira, kandi ureke guteranya bene so. Mwuka w'ishyari wakurenze, mwuka w'ubusambanyi, mwuka wo kubeshya, mwuka wo guteranya, mwuka wo kujya kuvumana. Mwige disipurine. Imana icyo cyonyine, icyo ni cyo Imana izabagororera. Mwige, mugire umuco, mugire umuco mu itorero, mugire umuco. Mumenye icyo Imana yanga. Nagira ngo mbabwire ngo, reka mbabwire akantu kamwe. Iri torero ryaha ku Ruyenzi na Jovanisi, hari ikintu Imana igiye kuzakora. Izagikora kugira ngo izina ryayo ridatukwa, kuko hari icyo Imana yavuze kuri Jovanisi, kandi uko niko kuri. Nagiye kubona mbona Jovanisi muragutse, abantu bagiye basohorwa n'abantu, kuko hari abantu babakururaga bakabasohora, bakabakurura bagasohoka. Ntabwo ari uko nguko mwakagombye kuba mungana. Niko Imana yambwiye. Ariko ijuru rivuganye nanjye ngo mbabwire ngo Jovanisi igiye kuyagura. Hari ibintu Imana igiye gusobanura birebana n'uyu murimo. Igiye kubikora ku buryo mutazitwaza ngo nimwe mwabikoze. Ni imbaraga z'Imana zije gusoza icyo Imana yavuganye na Jovanisi. Kandi Imana irambwira ngo mvuge ngo nta muntu ujya uhangara umuntu wimikishijwe amavuta. Ujye mwubaha abakuru kuko babaruta. Niba umubonaho ikosa, niba umusanze ukamuhugura ukabona ntabishatse, uzamusengera, Imana izamusanga, kuko we ntago washobora kujya guhangana n'umuntu ukuruta mu mavuta. Kuko nabonye hari abantu muzi kuvumana, hari abantu hano batojwe kuvumana bafite umunwa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntawe uhangara w'Imana ikimishishije amavuta. Mugende gakeya, sibyo? Ibi bintu nababwiye ngo nta muhanga. Icyo nsabye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, yagure Jovanisi nk'uko nabibonye, ihe iyerekwa ridasanzwe, kuko nabonye Imana hari igihe kizagera iyi Jovanisi yaha ku Ruyenzi. Ibintu bya YouTube murabitinya, ariko mbonye YouTube hano, ariko nuko henda, ariko nabibonye Imana izabaha umuntu. Mbonye Imana ibakorera ikintu kidasanzwe, mbonye mumenyekana. Imana yambwengizanya abantu babafata amaboko. Hari ibintu mumaze iminsi musengera, ariko Imana irambwengizanya abaterankunga. Hari ibintu mumaze iminsi musaba Imana, Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ije kubagura. Kandi Imana dusenga ni umubyeyi, ntabwo ari nk'abantu. Ariko mwige gucunga icyo bita imuri zanyu, muzibere maso, kubera ko imbere hagati hagiye guca uwambaye. Musenge kandi muhore musengesha umwuka iteka. Bwira Imana ngo nkeneye kumpa imbaraga, nkeneye ko hari ikintu ukora ku buzima bwanjye, nkeneye kuhindura amateka mu itorero ryanjye. Nusengera itorero, Imana hari ahandi hantu izagukura, hari n'ahandi hantu izakugeza. Iyo usengera umurimo w'Imana, Imana irakwagura. Kandi uko niko kuri. Ntabwo Imana irirebera ndani mu mutima. Muntu nagucira imanza uzamureka zice, harireba mu mutima. Kandi ibi bintu nta muhanga ntazagira umuntu ubabeshya. Ibi bintu nta muhanga ubibamo. Nutigira ku birenge by'abatubanjirije, ntabwo uhari. Imana yambwiye ngo irashaka ko musubira ku rufatiro. Akandi kantu, ibintu bimwe mutaramenya,
ikintu cyose wakora. Iyi Mana yacu hari ijambo Dawidi yavuze, avuga amagambo akomeye ngo Imana yacu niza ntizagira gute, ntabwo izaceceka. Niyo yonyine igibasha gufata igashyira abarinzi ku nkike zacu, ukayibwira ngo Uwiteka nkeneye ko mfata amaboko, ndumva nshaka kugendana nawe, ndumva hari ubundi buzima, ndumva hari iyindi feva, ndumva hari ubundi bwiza Uwiteka ndi gushaka kuri wowe. Nugira feva y'Imana abantu bazaza. Musho nagiye kubona mbona Imana ikuzaniye abaterankunga. Hari ibintu bimwe bimaze iminsi bimeze nk'ibiri kubavuna, mwanaburiye icyerekezo. Nukuri kw'Imana ibintu mwaburiye igisubizo ni by'Imana ije gutangira igisubizo. Ibyo mwaburiye igisubizo ni by'Imana itangiye igisubizo. Amasengesho mumaze iminsi musenga Imana yarayumvise. Hano harimo umuntu ahora yingingira umurimo akarira, ariko Imana irambwiye ngo irahuruye. Imana irambwiye ngo ije guca agasuzuguro, kandi Imana ibarinze kuba babyita Imana ibarinze kuba mwakwinjirirwa cyangwa se sinzi uko nabisobanura, ariko Imana irambwiye ngo ibikoreye kugira ngo izina ryayo ridatuka. Imana ije gutanga uburyo, ije gutanga uburyo, kandi ntabwo ari nza, ni ibintu Imana ikoze. Nge nzagaruka hano hari amateka. Ndabwiye ngo musengere ku kwezi kwa gatanu hari abantu Imana igiye kuzana. Iyo ufite Mose akagufata amaboko, ntabwo akubaza ngo nkore iki, ahubwo wari aribwiriza. Abo ni Imana izanye. Buriya ni munasenga mujye musaba neza. Buriya kwibwiriza biba ari sawa, bituma utamena amavuta. Wa muntu ureba akavuga ngo dore dukeneye ibi, kandi uko niko kuri, ko niko kuri. Mana igica agasuzuguro, kandi uko niko kuri. Imana ikurinda amarira yo mu rwihisho. Ufite ikintu cyitwa amarira abantu batabona, ariko Imana ikurinda ikintu cy'amarira. Iyo mvuga ndavangiwe cyangwa kurinda ayo marira ndi kubona, nakubonye kare ariko ndakwihorera. Imana irambwiye ngo ikurwaniriye urugamba umubyeyi wawe atakurwanirira. Imana ikurwaniriye intambara zo mu ibanga. Hari umuntu ukubitwa akabyumva, buri inkona akubitwa niwe uzumva cyane, ariko Imana irambwiye ngo ahari amarira hashyize ibitwenge. Kandi Imana iguhaye ijambo. Ukenyerera ku gihanda, ukambarira ku gihanda, wakwisiga amavuta ntagufate, ariko ijoro rivuganye nanjye ko Imana ya Isiraheli yampamagaye. Imana wowe irakurwaniriye, ikurinza amarira. Ndabwiye ngo ikurinze ikintu cy'amarira umaranye igihe kirekire atapfa kubonwa n'umuntu wese. Imana irambwiye ngo ikurwaniriye urugamba. Iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, nshuti mugenzi ngo komera, nubwo ubona binaniranye, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Imana ije kugukiza amarira, kandi ahantu wari waburiye amahoro Imana iguhaye amahoro. Waryamaga ukabura ibitotsi, wowe ugira ibibazo utapfa kubwira umuntu wese, ariko ijoro rivuganye nanjye. Imana ikwiye ikintu kimeze nk'igikomere cyangwa se kimeze nk'ibuye mu mutima. Hari n'ibyo ntavugiye mu materaniro, ariko ijoro rirambwiye ngo rirakurengeye muri aya materaniro. Imana
Imana irambwiye ngo nkubwire ngo irakurengeye, ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. N'ubwa mbere nkubonye ariko Imana ikurinze amarira. Irambwiye ngo nkubwire ngo uhereye umunsi, ubari iminsi 17 uhereye umunsi, ikuremeye ishimwe, igaruye ibyawe. Ugahindukira mu marira, wahindukira ugahindukira mu mibabaro, wararama ukabura ukureba, ariko Imana irambwiye ngo iraje. Iyo ubabaye Yesu ajya abasha kwamara ibikomere, Yesu ajya afata ibikomere akabyoza neza, n'inkovu akazibagirana ukibagirwa imibabaro. Muririmbyi yararimbye avanga imibabaro yanjye yose niko ayizi, wabasha kwihinduramo ibitwenge. Yesu atakurengeye ntacyo umwana w'umuntu yakumarira, ko niko kuri. Imana irambwiye ngo irakurengeye. Ibintu birebana n'ibyangombwa bite? Ibyangombwa byo kujya hanze nta n'agaco. None turaziranye. Ijuru rirambwiye ngo hari dosiye yawe yubuye. Mbese turaziranye. Irambwiye ngo hari dosiye yawe yubuye, ihagurukijwe no kukurwanirira. Umaze igihe kirekire mu marira, hari igihe kigiye kugera ayo marira umazemo igihe kirekire ukayibagirwa. Ibindi tubipfundikirira aho ngaho. Ko buriya barokore bakunda inkuru. Urakoresha Imana hari ikintu igukoreye, hamwe uzavanga nkubonye ugenda n'amaguru. Imana irambwiye ngo irakurengeye. Ufata amasengesho y'iminsi 2, nubwo hagira ikintu ufata ku mugoroba. Hari ibintu Imana igiye uku kwezi kwa 5 iguhaye guseka. Imana irakurengeye mu izina rya Yesu. Imana yacu ni umunyebambe. Mama bakwise umurozi, turaziranye. Nabonye icyapa ku gahanga kawe kivuga ngo bakwise umurozi, ariko umuntu wakwise umurozi agiye guhura n'akaga gakomeye. Kundi ibintu byo gusenga bikuba mu maraso no mu misokoro no mu magufa, kandi udasenze wakenyuka wowe. Bajya baca umugani ngo umuntu asiga ibimwirukansa, ariko nta gasiga kamwirukamo. Irambwiye ngo nkubwire ngo ikurwaniriye urugamba umwana w'umuntu atakurwanirira. Kandi hari ibintu bimeze nk'intambara umaze n'igihe kirekire, Imana ije kukurengera mu izina rya Yesu. Irambwiye ngo nkubwire ngo irakurengeye. Nawe mu bantu isa naho ihanaguye amarira nawe urimo. Irambwiye ngo nkubwire ngo irakurengeye. Kindi Imana irambwiye ngo ikurinze ibitaro, kubagwa mu nda, kurinze ikintu cyitwa umusonga mu ibere. Wumvaga harimo ibintu bimeze nk'ibicuro. Irambwiye ngo nkubwire ngo ni ibitero bakoherereza, ariko Imana ikurwaniriye urugamba mu izina rya Yesu. Imana irakurengeye kandi Imana ikubereye umuvugizi. Kindi yakurinze ibisazi, wewe wakagombye kuba wirukanka. Ikindi ngiye kubona mbona muri Nyaruguru hazi nde? Nyaruguru. Mu nce za Nyaruguru nta muntu hazi. Mu nce za Butaro hazi nde? Jewe mbonye umuntu yaragiye ahantu bita Nyaruguru kukoherereza amahembe yicaye ku mupfumu. Imana irambwira ngo nkubwire ngo igukuyeho umwuka wo gukenyuka. Hari igihe wafatwaga n'umwuka w'isereri, cyangwa ugafatwa n'umwuka wo kumera nk'umugore uri guciragura. Ibyo bintu bijya bigufata. Turaziranye. Imana irambwira ngo igukuyeho umwuka wo gukenyuka. Nibyo bimenyetso Imana impaye. Kandi Imana iguhaye ibitotsi, nta bitotsi wagiraga.
Imana irambwiye ngo iguhaye ibitotsi kandi muri aya materaniro uvuganye n'Imana. Irambwiye ngo nkubwire ngo uvuganye nayo. Ibintu bimeze nk'imanza, ibintu bwawe wari waburiye ibisubizo, Yesu arambwiye ngo nkubwire ngo akubereye igisubizo ku buzima bwawe. Irambwiye muririmbye aravuga ngo urugamba iyo rukomeye ruba rugiye kurangira. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ikintu wahora kuvuga ngo Mana uzaza ryari, irambwiye ngo ije ku buzima bwawe kandi ije kukurengera. Imana irambwiye ngo iguhaye amahoro yo mu mutima. Ngiye kuzimiza kuko buri hari igihe biba ngombwa ko nzimiza. Imana ikurinze kujya mu majyepfo ukagwayo cyangwa se ugatindayo. Kinyarwanda urakizi? Ubwo niba nta Kinyarwanda uzahura atakaye. Ariko irambwiye ngo ikurinze. Niba ari ukujya Nyanza iwanyu ntubimbaze, ariko nuko imbwiye. Reka tugomba kuba abaheburayo b'abanyabwenge. Nabeshya mwe ababyeyi mwe. Umaze iminsi wikanga, Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ikurinze ikintu kirebana n'umuvuduko. Ikurinze ikintu cyo kurwara umugongo ukajya mu bitaro. Ikurinze umugongo wawe ko washyirwamo ibyuma. Imana ikurinze kanseri. Ikurinze ikintu cyitwa kanseri. Nibikubwira cyane ubyumve. Ikureho n'ibimenyetso. Nabona kujya Faisal. Uzashaka ituro ryishimwe rifatika urishyira umushumba. Uko ndatinya Imana ishobora byose ikurinze kanseri. Hari ikintu kimwe mutazi, iyo uriho ikintu cyitwa Imana iyo yaguhamagaye ikavuga ngo mwana wanjye mwarambaranye impeta. Yesu yavuze amagambo akomeye aravuga ngo ntabwo nzabasiga kandi nta nubwo nzabahana. Icyo musabwa ni ugukiranuka. Icyo musabwa ni ugukunda Imana. Icyo musabwa ni ugutumbira umusaraba. Igitondo kimwe mbonye Yesu aza kubasetsa. Icyo musabwa ni ukubana nayo. Kandi uko niko kuri. Imana irambwiye mushungu nkubwire hari ikintu Imana igukoreye. Imana irambwiye ngo iguhaye ubwenge nk'ubwo yahaye Esiteri. Ntabwo ari uko utari ubufite. Impamvu Imana ibikoze, Imana yahaza akamenyero uburyo bakumenyera. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo hari intambara igukijije. Niba warigeze wumva intambara y'Abamoni, ibintu nk'ibyo ngibyo byo muri Bibiliya ndajimije, ariko Yesu arambwiye ngo hari intambara akurinze. Nyuma y'intambara ahubwo aguhaye mashimwe afatika mu biganza. Kandi hari ikintu mbonye Imana itereka. Imana irambwiye ngo uyu mwaka utararangira, irambwiye ngo igufungurije konti. Kandi iyo konti mbonye Imana igukorera ikintu ku buryo uzampamagara cyakora unjyana ahantu ngure isake cyangwa ifi. Bishitanye ndakwemera. Ariko ngiye kubona mbona data gukoreye ikintu ndakijimije. Ariko Imana irambwiye ngo hari ahantu igiye kukwicaza ujye uturuka ahantu bavuga ati kweri nta muntu akorera Imana. Ngiye kubona nabonaga handitseho amagambo 3 arebana n'ikintu kirebana n'amabanki, ariko ndabijimije. Imana irambwiye ngo igiye kugukorera ikintu bizageza mu kwa 7. Ukuri kw'Imana kwiyamamagaye aha nahera. Imana igiye kugukorera. Hari ibintu maze iminsi uyisaba
Imana yambwiye ngo wanze agasuzuguro nayo yagahaze. Kandi irambwira ngo mubwire ngo burya indyanyi zijya zinjira mu myobo cyangwa zikinjira zitagatumiwe, ariko Imana irambwiye ngo iciye indyanyi mu byawe. Kandi irakuzi uko ufata umwana ukamushyira mu mugongo ugashyiraho agashuka ukamuheka. Imana irambwiye ngo uri mu mugongo wayo, kandi ntabwo izigere gusiga, nta nubwo izigere guhana. Imana irambwiye ngo igiye kukwisurira mu bicuku by'ijoro. Ndagira ngo nkukubwire ngo ukwezi kwa gatanu kurarangira, bimwe ibyo byo nkubwiye uzabona ibimenyetso. Kandi hari inzozi Imana igiye kukwiyereka. Hari abantu batatu bari kukwigaho. Nyuma yo kukwigaho nabonye iyo nama uyicaramo umwanzuro urafatwa. Ufatwa uhari. Utaha nabonaga ufite amashimwe adasanzwe. Hari ahantu mbonye utumirwa. Imana irambwiye ngo iguhe invitation iturutse mu ijuru, kuko yamaze kwanzura ibyawe. Bibiliya iravuga ngo ibyo uzanga n'ijuru rizabyanga. Uko niko kuri. Imana irambwiye ngo iguhaye umubiri. Ufite ikintu kimeze nk'ikikonka, ntugire ikintu cyo kubyibuha. Ikintu cya mbere Imana ibanje kuguha umubiri. Washimye? Ntabwo urashima. Iyeze ambwira umugore ntugiye kubyibuha, none arimo arambwira ngo nimusengera nanuke. Ugiye kubyibuha dore ko ugira amataye agenda ameze gutya. Ariko narumve ko hari n'ibyo ujya wifuza, bonye Imana iguha umubiri. Mu gihe gitoya urabibona, ibintu byakonkaga ntabwo uzongera kubibona. Imana irambwira ngo uri umukozi wayo, yamaze, ntabwo urayikorera. Uzavuga Imana ufite icyo uyivugiraho. Wenda hari ikintu bita kuvugira Imana ariko ufite n'icyo uvugiraho, n'umuntu wese akavuga ngo ni ukuri, uyu muntu yahamagawe n'Imana, ibyo avuga ni ukuri, turamuzi. Imana irambwira ngo iguha icyo kwivugiraho. Kandi iyo ngezaho mpanura nk'umuntu ukuze, hari ibyishimo Imana iguhaye mu buryo budasanzwe. Hari umunezero, kandi Imana ije kurema amashimwe mu rugo rwawe. Hari ibintu bidasobanutse Imana ije gusobanura. Imana ikurwaniriye urugamba. Korari mwaririmbye, ntabwo korari nzingo muririmba muri bangaye. Imana irambwiye ngo ije kubakira abagore batuba. Hari igihe Imana ireba igasanga ntango mufite, zimwe ziri ku manegeka. None se mbabeshye? Nabonye ingo zanyu ziri ku manegeka, ariko nimuzamura ibiganza. Yesu arambwiye ngo aje kububakira n'ukuri kw'Imana. Imana ibubakiye ingo. Imana irabubakiye mu izina rya Yesu. Kandi abagore muri kwifuza ibishoro Imana irabibahaye. Nkavugana n'umudamu uterera imbuto umugabo we. Buriya reka nkubwire, raporo uyitanga nabi, murihangana aho ndazimiza. Bagore ni mugandukira abagabo banyu, mpande zombi ndakora murihangana. Nuko nahamagawe, nimwe hagewe mpanura nyine nk'umuhanuzi aho iyo mpageze ndahatinda. Mana yambwiye ngo mutange ibyashinganywe, mutange amaraporo neza, hanyuma Yesu agira ahera abubakira, yubaka ingo zanyu. Harimo umugabo n'igishegabo mu buriri, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ije gukubita izo nkokora izishyire ku murongo. Mbwira mugenzi wawe ngo wagabanyije amahane. Reka mbabwire, Jehova nisi Imana iranabakunda abagore gusa, akaba abagore pasiteri aba yabakuye koko.
banza naje guhuza ingo z'abagore n'abagabo ntawamenya. Harimo abagore b'abanyamahane kandi bajya kuzibona barasenze ko bazikinira mu buriri gusa ko ari cyo kibabara. Mwagiye muzikina ku manywa bikagira inzira tukareba umusiporutifu. Imana irambwiye ngo muganduke. Imana izabibabaza kuko hari abatabafite barara basenga bakirirwa basenga ngo Uwiteka hari ikintu wakora. Mana yambwiye ngo mugarukiraho mukunda abagabo banyu uko umugabo wawe yaba ari kose, nashaka bayaguhaye inote y'1,000 ya rasiyo. Kababwira akantu kamwe, jyewe reka niyeze gutungaho umugabo wanjye yakundaga ikintu cyitwa abagore. Iyo yajyaga muri misiyo yategaga indege buri cyumweru, yatabaga yagiye mu Bushinwa, yabaga bagiye Dubai, yatabaga yagiye ubwo ndi kubabwira kuganduka abagore baraguha 1,000 warangiza ukarira nta makuru mufite. Iyo nashakaga amafaranga namwozaga ibirenge, icyo nashakaga naragiharaniraga. Umugabo iyo wamwogeje ibirenge akumenera amabanga ye yose. Arakubwira buri kimwe cyose, narangiza hamucunga atareba. Yari afite akantu kameze nk'akamarete. Ibintu ndi kubabwira bizaca kuri YouTube, bizubaka abagore. Sizi impamvu Imana bizanye. Ngafata briefcase ashyiramo ibi bintu bita kapote. Nafite umushoferi nabitumaga hazipanga neza kuko nabaga mbizi ko ari cyo gikorwa agiyemo. Iyo yageraga yafunguye yahitaga nyandikira akambwira ngo uri umugome no ku cyumweru uri umugome. None se nerega bishobora kugucika. Mwari muzi ko filimi bipfuye. Ngira mugenzi wa naho abagabo mwebwe abanyu mubasanga ari no kwinywera icupa ugatangira kumutuka. Kandi uramutukira ku icupa ry'inote y'1,000 ngo ndabizi ngo urataha ngo nareka da. Nagaruko zubakwa. Ese ko mbona mu bafuhira aramutse amuzanye wawe hacurike. Mwaterana amakofe. Nzagana ikindi gihe mbaho ubuhamya. Bwebwe muri abana jye mbona muri toto. Bintu mukina nabyo ntago mubizi. Urugo ni ijuru ritoya. Ajya gupfa yarambwiye ngo uri umugore w'intwari. Nta bintu ntakwihanganira. Ariko ubu iyo nshaka ikintu cyiza herera isaruti Yesu nkajya mu cyumba ahantu nkunda gusengera. Abwa numva rero uyu munsi ndashaka ibi. Nubana n'Imana neza uzayisaba icyo ushaka izakiguha. Nukuri ko Imana irahemba. Nkayibwira nti uhagarariye abagabo bose. Uri sheri, uri hani, uri sweet. Nkabanza nkayivuga imitomo ikamanuka ikambwira ngo nicyo ndagikoze. Terwa nuko ubanye nayo. Nukiranuka icyo uzasaba Imana izagikora. Kandi nushaka kubana neza n'Imana uzirinda akavuyo. Nugira akavuyo ntabwo Imana yacu ikorera mu kavuyo. Ikintu cyose uzasaba Imana yambwe ngo mbwira abagore muce bugufi imbere y'abatware banyu n'imiryango yanyu. Kuko harimo umuntu hano singuhagurutsa rwose humura. Ariko ibintu byo kongera guterana inkokora, ibintu gasuzuguro kakurenze n'iki, gabanya hasi. Ukora icyo bita gupowa aho gusaba Imana imbabazi. Ahubwo ukigera mu rugo ugenda ushyiriza amazi umugabo w'umukarabye. Wera imbuto, wera n'izinanasi n'amaronji n'imineke n'amaronji byose. Imbuto uteraga uyu munsi ugira gute? Uzere. Ko niko kuri. Hatambutse abakozi b'Imana benshi, ariko jye buranda umuhanuzi byose ntacyo njya nsiga. Impande zabo ibibera mu biri ndabivuga, ibibera he nkabivuga.
noneho iyo wananiranye hari igihe ugira ibyago nkaguhagurutsa akubwira ni kuva uyu munsi ijoro rivuganye nanjye gutya ako humura ntabwo ngukoze isoni izo nkokora ntuwongere nubwo waba uri ingare bingana iki nushaka kumenya uko wavutse uzegere mama wawe niba umufite cyangwa nyogosenge azakubwira uko icyo bita kwera imbuto icyo ari cyo. Mugabanye mukunda abagabo banyu, mukunda abana banyu, mukunda imiryango yanyu. Ijambo ryarambwiye ngo urugo ni ijuru rito. Niba udashoborera kwerera imbuto mu rugo rwawe no mu rusengero ntabwo uzera imbuto. Kandi urusengero rukuru ni umutima n'umubiri wawe. Kandi umubiri urimbishwa no kugira ukuri no gukizwa no gukiranuka. Noneho n'umwana wabyaye akabikubonamo. Y'abana banjye bajya bambwira ngo akamama ngo ukabye igipasiteri ugakabya. Siko nawe ukabya ngo urakabya. Ko ari ikintu ku buryo n'umwana azabona ati ni ukuri. Uko niko bimeze. Ugira ukuri ahantu utuye, ugira ukuri. Reka mbaho urugero. Ngewe ahantu ntuye ni ukuri kw'Imana. Muturanye duturanye. Mwerera imbuto ku buryo nera n'izina nasiyo bibaye ngombwa. Byose urabyera. Kugira ngo ikibazo cyose kibaye kitaba ngo ni kwa pasiteri. Ni kwa pasiteri bibaye, kwa pasiteri. Era imbuto. Hamwe marayika w'Uwiteka Imana isumba byose amanuka akavuga ngo ni ukuri. Mukozi wanjye ariko umunara nishimira. Aho Imana izakuvuganira ijye mu banzi bawe ikuvuganire. Mugerageze mwera imbuto. Nababwiye ngo ntabwo muzi nyiri umurima hagomba kuzira kuko aje gukura iki urukungu mu masaka. Buri muntu wese afite ukuntu ari kurambagizwa n'Imana. Abo umwana muto ntabwo muri kubona abantu bari gupfa. Yemerutse kujya Rusoro usanga abantu baruzuye. Ni ukuri kw'Imana umuntu uzi ubwenge nakizwe ibimusengesha bitaraza. Bwira Imana ngo Uwiteka nimba wagiriwe ubuntu ubwira Imana ngo ndayamanese. Mama ibintu byo kuragura bizi kuraga ntabyuze kuraga ibintu byo kuraga wabitekerejeho iki? None se ubitekereza twari kumwe? Ubitekereza twari kumwe? Imana irambwiye ngo uzajya gutaha yaguteguye kandi uzataha wavuze ijambo. Kandi Imana irambwiye nkubwire ngo izaguha ubugingo. Irambwiye ngo uzajya kuva mu mubiri yaguteguye. Kuko mbonye uri umugeni ako sinkubwiye ngo ni nona. Ariko ijuru rivuganye nanjye ngo gakondo irahari yawe. Ngiye kubona mbona ya ndirimbo ivuga ngo umva gusenga kwanjye mwami murengezi umva kumarira. Bese niyo ndirimbo nabonaga wari uri kuririmbirwa. None se nabaga ni kumwe nawe? Imana irambwiye ngo nkubwire ngo izaguha ubugingo. Mbonye uri umugeni. Mujya mureka tuvugisha ukuri. Jya umuntu ambwiye ngo uri umugeni wejejwe. Aho nayibwira ni kabisa nushaka unyeze. Nigeze nyibwira ni wanyejeje nagiye ku musozi. Njya mwiyere kunyereka agakecuru gafite imvi z'umweru. Irambwira ngo wabonye kari agakecuru nti uzataha umeze nka kari agakecuru. Ari igihe uzajya gusaba ahubwo uyu mugabo ntago mumuzi igice. Akora uko ashaka. Ariko mbifurije gukiranuka no gukunda Imana. Bizaba kuvana mu bye ikurinze kugira ikibazo cy'umutima mama.
turaziranye. Imana irambwiye ngo igiye kubanza gutegure kuko hari ibyo iri gushaka bijya ku murongo, sibyo? Hari ibintu igiye kugukorera akantu ko kandi uzajya ubona, uzajya ugira gutya ubone ibintu birikoze. Irambwiye ngo humura muri kumwe, kandi ikurinze ikibazo cyo guhera umwuka wawe ukaba mukeya. None se narimbizi turaziranye se ndi kuko kubwira ibyo ndi kubona, ariko Imana irambwiye ngo ikurwaniriye urugamba. Hari indirimbo ivuga ngo wararize bihagije ugera naho wiheba, ariko umva ko Imana ivuganye nawe. Imana irambwiye ngo niyibasha guhanagura amarira, igahanagura amarira mu rwongorerano, igahanagura amarira abakobanye. Ibintu byo kwiyahura urabizi? Wigeze utekereza kwiyahura? None se ubitekereza twari duhari? Imana irambwiye ngo yongeye gukuraho uwo mwuka. Ahubwo Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo nta munezero wigeze mu buzima bwawe. Ugira agahenge mu gusenga waje mu nzu y'Imana, ariko Imana iguhaye amahoro yo mu mutima. Irambwiye ngo nkubwire ngo itakurengeye ntacyo umwana w'umuntu yakumarira. Imana irambwiye ngo nigibasha gufata. Buriye tugira umuntu wese agira ikintu kimuhanda. Irambwiye ngo ikuye ikintu kimeze nk'amahwa nk'ay'ikinyogote yaguhandaga. Imana irambwiye ngo iguhaye amahoro yo mu mutima. Irambwiye ngo nkubwire ngo ikurwaniriye urugamba, kandi Imana irambwiye ngo ije gutanga agakiza. Imana irakurengeye, nimba ikubwira cyane ubyumve. Kandi Imana irambwiye ngo yakurinze guterwa icyuma wowe. Turaziranye? Yakurinze guterwa icyuma. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo nigarutse ku buzima bwawe, kandi kurwaniriye urugamba umwana w'umuntu atakurwanirira. Imana irambwiye ngo itakurengeye ntacyo umwana w'umuntu yakumarira. Imana irambwiye ngo ikurinze kuba incike, ahubwo iguhaye, sinzi uko uburyo ki nabivuga. Imana irambwiye ngo umaze iminsi unywa amazi ameze nk'arura, ariko iguhaye amazi aryohera. Irambwiye ngo iraje ku buzima bwawe. Usengera ukwezi kwa gatandatu, Imana iturikirije igitangaza ku buzima bwawe. No kuri Imana irakurengeye, kandi Imana ikubereye umuvugizi. Imana ikurinze gupfusha umwana wowe, ikurinze ikintu bita amarira, kuko nabonaga bamuroga. Maze iminsi wikanga ikintu kimeze nk'uburozi. Niba mbeshye umbwire ndatura, ubwo ibyo mbonye. Imana irambwiye ngo ikurinze amarira bari bagiye kukurogera umwana. Maze iminsi wikanga ikintu cyitwa uburozi. Irambwiye ngo igukirije umwana uburozi, kandi kurwaniriye urugamba umwana w'umuntu atakurwanirira. Yari ufite abantu bakugambanira uko bwije nuko bukeye, anyuza haciye hagiye hare. Ubu rero dufite abantu, umuntu mukabana ukagira ngo ni umuntu muri kumwe, agasigara ameze nk'umukukenguza. Kandi hari ijambo rivuga ngo bagaragara nk'abakebwe, ariko mu mitima yabo ntabwo bigeze bakebwa. Bagaragara nk'abantu bambaye uruhu rw'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Ikimenyetso umwe agiye kuvunika uzamubonera ku mbago. Ni umuntu uzi neza ukuba bugufi. Imana irambwiye ngo ikurwaniriye urugamba. Irambwiye ngo yamusanze inshuro nyinshi ngo yihane icyo kintu, arabyanga, ije kumushyira ku karubanda. Hari ijambo rivuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, kwibwira ko mpanye nawe nzaza mbitonde. Genda tangiye babwira ngo hari abantu bahangarwa atarabo guhangarwa, kandi Imana yishimira umutima wawe. Kunda abantu, ariko ntago abantu bagukunda. Abantu bakuzengurutse bose ni indyarya. Bibiliya iravuga ngo bagaragara nk'abakebwe nyine, kandi mu mitima yabo ntabwo bigeze bakebwa. Hari n'igihuriro ukabura uguhoza, ukabura umuntu ubwira agahinda kawe, ariko Yesu arambwiye ngo araje, aje kukurengera.
Imana irambwiye ngo ikurinze kwikorera amaboko, kandi Imana ikurinze kugendera mu kagare biturutse ku mwana w'umuntu. Imana irambwiye ngo hari ibintu bajya bagutongera iyo babyohereje no kuryama biranga. Turaziranye? Buriya mpanuriye umuntu tutaziranye ndabikunda, kuko dushaka kuganira ngo burenda no kubera ko twabiganiriye, ariko Imana ivuganye nanjye ikurwaniriye urugamba mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo irakurengeye, yakurinze ibisazi byo kwiruka wowe. Imana irambwiye ngo ikurinze n'amahembe byeza gukajya kumva amabere ameze nk'ari kwikora. Irambwiye ngo nkubwire ngo ikurinze kurwara amara, bamaze iminsi bakugenza. Imana irambwiye ngo ikurinze kurwara mu nda mu buryo bukomeye, kurindiye umugongo, kurindiye amaguru, igeze mu mavi. Mbonye muri make Imana ikurinze kugendera mu kagare biturutse ku mbaraga mbi. Kandi uyu munsi ku wa gatanu irambwiye ngo bizageza ku wa gatanu wowe ufite ishimwe rifatika uzahagarara hano ushima Imana cyane. Nabibonaga Imana irakurengeye. Mva nkubwire mama, wowe wambaye agatambaro haguruka, hagarara hano inyuma yanjye hano. Wowe winyegera, hari ikintu ushaka kuganira tutare gutya. Urabona ukuntu turi kurebana? Imana irambwiye nkubwire ngo ni umuhamagaro uri kugukaraga. Urandeba iki? Nanjye nabyisanzemo. Nuruzi ukuntu mfashe mikoro ndi kuvugira Imana, wowe uzambika imipaka. Turaziranye? Uzavugira Imana, reka kuyikorera umeze nk'umuntu impamvu usetuka ugira gute. Genda inyuma mu mugongo wanjye ariko utanyegera paka tugeze kuri uriya muntu. Uko ubona ndi kugenda gutya niko uzayivugira. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo uzavugira Imana, wowe ugiye kuba mama w'amahanga. Akira umwitero. Imana irambwiye ngo niyo yakugize gutya wararize bihagije ugera naho wiheba, ariko Imana iravuze dore irakwibutse. Ntawakwiringira Imana ngo imuhemukire, ngo ayikorere ngo akorwe n'isoni. Imana irambwiye ngo iyo yagukubise ni nayo ikomora. Irambwiye ngo izagukoresha mu Rwanda no mu mahanga, wowe uzakorera Imana. Ikimenyetso nguhaye ni uko ugiye kujya ufatwa n'ibintu wumve no mu muhanda watobora ukavuga. Wimunyamunye, ntabyo kwigira VIP, ntago wandushaga ubu VIP. Nanjye nabyisanze. Uzavugira Imana. Nabonye uhagaze ku munara muremure. Imana irambwira ngo uriya ni umukozi wanjye. Cyakora irambwira ngo ubwire ngo ije gushyiramo imiyaga. Nukuri Imana igiye gushyiramo imiyaga. Hari ibintu wabonaga ukabona nta nzira, wabireba ukabona nta nzira. Hari ibintu yemera ko bikugeraho kugira ngo ubone imbaraga zayo. Akira umwitero, jya kwiyicarira. Uzakorera Imana mu buryo bikomeye, kandi utangire aka kanya gukora icyo bita gusoma Bibiliya cyane. Imana irambwiye ngo igiye kugukoresha wowe. Barakubwira ibintu ngo ntago ari ibyanjye, ni umuhamagaro. Wowe urakinisha Imana yigeze kundaza iminsi 3 hanze n'abana. Irambwira ngo buriya nagira ngo nkwereke ko nta kigirwamana wanshyira imbere. Imana irica yarangiza ikanakiza. Imana igiye kugukoresha, nukuri Imana igiye kukugira neza humura. Irambwiye ngo ije kugukura mu ishuri umazemo igihe.
Imana ije hari ibintu igiye gukora bizanezeza umutima wawe kandi iguhaye amahoro yo mu mutima. Kandi reka nkubwire, Imana izagukorera n'ibyo udatekereza. Gusa Imana irambwiye ngo igiye kubanza gushyiriremo imiyaga. Iyo miyaga nigiye gutuma uvuga Imana. Hari utuntu tumeze igiye uku kwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu ugiye kubona Imana wowe. Kandi ibintu ubona ko bidashoboka. Ikindi kintu ukuntu uteye, urababara ntabwo ushobora kwereka umuntu ko ubabaye, upfiramo. Byawe ntawe bibwira, mbwira runaka mvuge, ndamubwira iki se? Na biriya byo mwibanga Yesu arabizi. Imana irambwiye ngo uri mama w'amahanga, ubikwepe ntubikwepe uzakorera Imana wowe. Irambwiye ngo uri Dawudi uri gutorezwa mu ishyamba, ariko mbonye ishyamba urisohokamo. Wowe uzakorera Imana. Mu bantu ufite uyu mubyeyi ntago muzi, utangire kumutoza kuko mbonye akorera Imana. Hari ibintu utazigera ukwepa, ahubwo ubaye uzi ubwenge yibwire ngo ndemeye. Wondi ndemeye Yesu ni hatanya ubwo uvuye kwizema sawa. Yantumye i Bugande, ndangeje ndayibwira Imana unjyanye i Bugande. Abana banjye babayeho gute? Se waramwishe, se wabo waramwishe. Yaramwishe ariko burya ndangije iranambwira ngo wabonye ngo nta nubwo wemerewe kwegera iki aho bamushyinguye. Nahabonaga nko muri metero zingahe, naho mwebwe nabagirira ubuntu mukanabashyingura. Irambwira ngo nkwemere kuko mwabyaranye. Hari ibintu Imana ijya yemera ko bikubaho. Yewe impamvu nyikorera ameze nk'umuntu utarigeze wonga. Yewe nabi irabizi. Niyo mpamvu iyo nje kukubwiza ukuri nkubwiza ukuri nta kinya, nanjye ntacyo yangiriye, nta mbabazi yigeze ngirira. Kubwiza ukuri nkakubwira Imana. Irambwira ngo nkwemereye kumushyingura ko nta gitakushyiraho. Nabonaga igituro cye nk'ariya. Nzababwira impamvu ntigeze mushyingura. Namwe muracyafite amashereka. Bintu by'Imana no kwitonda. Bintu by'Imana urabanza ukayibaza inzira. Kandi nukunda Imana uzayikunde nta buryarya, nayo izagukunda nta buryarya. Imana irashaka kumeneka ukayibwiza ukuri. Kandi uko niko kuri. Uriya mukozi w'Imana kare nasanze avugira Imana nahaguruke muhanurire. Wowe turi kurebana. Imana yakurinze kurwara urushwima. Cyo kintu urakizi? Imana yakurinze ikintu bita urushwima. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ikurinze abantu babiri bakuroga, umwe ari Tanzania, ajya gucisha ibintu muri Tanzania. Irambwira ngo nkubwire ngo nubwo akuroga ariko ntago azakwica. Irambwira ngo nkubwire ngo ije kumugira kabarore. Aramasengesho usenze uherutse gusengera wagiye ku musozi. Urayibwira ngo Mana ibi bintu bizagira iherezo ryari? Irambwira ngo ibyawe barabiriye, ariko imbonye Imana ikugaruza ibyawe. Irambwira ngo nkubwire ngo mu gatuza ufitemo ikibazo, ariko data arambwiye ngo agukoreye mu gatuza. Niba ari mu bantu babaho nawe mu bantu bagira ibanga urimo, bawumva ibintu byawe byose wabiceceka, ariko ijuru rivuganye nanjye iguhaye guhumeka neza mu gatuza. Ibintu bakohererezaga ntago bizongera kugufata. Imana irambwira ngo nkubwire ngo hari ikintu ikoze mu nda yawe, ikurinze kubyimbina ukamera nk'umuntu urwaye urushwima. Irambwira ngo nkubwire ngo ikoze inyuma mu mugongo. Umugongo hari igihe cyagera gukumva uratandukanye. Irakurengeye n'ukuri, kandi Imana irakurwaniriye. Mu bintu birebana n'urugo, tumbira Yesu mbonye yinjira iwawe. Kandi namwe ngo ikurwaniriye intambara umwana w'umuntu atakurwanirira. Niyo mpamvu ambwiye ngo nkubwire ngo agaruje ibyawe. Ko ntabwo nkuzi, ariko Imana iramwe ngo
igigaruza ibyo umwana w'umuntu atashobora. No kuri Imana irakurengeye. Irambwira ngo nkubwire ngo ufite impano zo guhugura, ujye uhugura abagore. Icyo kintu gikore kandi ugikora ugikunze. Ari ikintu kimwe ngira ngo mbabwire mwa badamu mwe. Mwuka Imana yakomeje kumbwira ngo mbabwire ngo musengere ingo zanyu. Ejo mutazisanga abagore muri mwenyine n'abana banyu, abagabo ntabo mubona. Musengera abagabo banyu, musengera abana b'abahungu. Hari ibintu byinshi biri kubahiga, ntumubaze ibintu byinshi. Mbibonye gutyo nyine bincimbire gutyo, ndabwirwa ngo mbabwire gutyo. Musengera abana banyu, musengera urubyiruko cyane. Murumva mwaba mama mwe, kandi mujye musengera n'igihugu cyacu. Ni umubyeyi. Kandi ijuru rivuganye nanjye ngo mbwire uriya mubyeyi, guhereye umunsi ibintu wabonaga bimeze nk'inzitizi ku buzima bwawe ntabwo uzongera kubibona. Irambwiye ngo hari imbaraga mbi igukuriyeho. Hari igihe cyageraga waryamo ukumva nta n'umwuka ufite, ukibaza ahantu bipfira bikakuyobera. Ariko Imana irambwiye nkubwire ngo iguhaye icyo kuvuga. Hari umwana Imana ikuriyeho urupfu mu rugo iwawe wowe. Imana irambwiye nkubwire ngo ikurinze kwikorera amaboko. Imana irakurengeye n'ukuri, kandi Imana irakurwaniriye. Kandi Imana ikurinze gushyingura. Nibikubwira ubyumve cyane. Ikurinze ikintu bita gushyingura, ikurinze kwikorera amaboko. Mukanya wari uri gusengera mu mutima ngo ariko Mana ngura mukozi w'Imana. Irambwiye ngo niyivuganye nawe, niyo yongeye gusurinya no guteraho kaje. Uhereye umunsi kwa gatanu bizageza ku wa mbere, hari ibintu bimwe ubona Imana yigijeyo wowe. Ibintu nkubwiye birasohora vuba cyane. Imana irakurengeye muri aya materaniro. Nimbikubwira cyane ubyumve. Haguruka nawe wambaye agakanzu k'igitenge. Ikintu cya mbere, Imana ikurinze kwikorera amaboko. Wowe ntabwo ufashwa VIP, kandi ugomba kubyumva cyane. Imana irambwiye ngo ikurinze kwikorera amaboko. Hari indirimbo ivuga ngo nta misozi nta n'inyanja. Mwamuririmba iyo ndirimbo ariko. Ukuboko k'Uwiteka guhora. Imana irambwiye ngo ntabwo izakwigirizaho nkana. Kuki ukunda kuvuga ngo Imana ngo irakwibagirwa? Yizamurira amaboko rero. Imana irambwiye ngo ikurinze kwikorera amaboko. Sibyo? Maze igihe kingana iki wubatse wowe? Tubiwacu ibyo. Uraza kuganira nyuma y'amateraniro. Gusa Imana ikurinze kwikorera amaboko. Kandi nimbivuga wowe nyirabyo bikurure cyane. Hari impamvu z'umutekano wawe n'ibyo mbona tubifungiremo. Gusa Imana hari ibintu igukoreye kuko uramutse ubirebesheje amaso. We tuvuze induru Imana we ibintu bikibonye we. Turaza kuvugana nyuma y'amateraniro. Hano turi kuri kamera. Rero reka mbabwire ikintu kimwe. Iyo ukunda Imana, hari ibintu ugomba kwereka Imana ukabwira Imana ngo Uwiteka. Ikintu dukundira Imana ntabwo ari nka Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.